agasobanuye kacu tugatangira hano kuri pisine. Hari umugore uri kwirira agaserifi, barakwereka ako kanya hari abana baje bamusatira, wagira ngo ibintu bagiye gukora babiziranyeho. Barakwereka umwe yaje mu mutwe ahita amukuramo igitambaro nako ibitsatsi by'ibipuranti yari yambaye. Nyagasani, uyu mugore aravuga ati ibi ntibiki bimbayeho, reka nizere ko atari njye bibayeho. Barakwereka umwana umwe uri hano wari umaze kukimukuramo, yarasetse cyane. Noneho uyu mugore arebye abona ni umwana ukimukuyemo. Nyagasani, ubwo uyu mugore aravuga ati wa mukinga we, ati ni gute wakora ibi ngibi? Barakwereka undi nawe ahita amukuraho igitambaro. Uyu mugore twatangiye turi kubona yuko atwite, gusa ku nda yazirikiyeho wotameloni. Nyagasani, ubwo abo bana bararangije bahita bicomeka amazi kuri pisine. Ni abana bo mu bakire baba bazi koga. Nyagasani, uyu mugore aravuga ati mwabyana mwe, ati muraza kumbona. Barakwereka ako kanya hari umugore wavuyeyo ari kwakura ati Carolina. Uyu mugore aramwumva, uyu mugore niwe witwa Carolina. Arebye hirya abona umugabo we yaje, kandi umugore yari yaramubeshe ko atwite. Aravuga ati Nyagasani, dore ko nagenze kera ku busa, uyu munsi ndaza kubigenza gute? Aba bana bahita bavuga ati papa, ati noneho dushaka kugira ngo tukwereke ukuri kose, reka tukwereke yuko umugore wawe ari we mama wacu aba ari kugutuburira. Uyu mugabo aravuga ati mwabana mwe muri mu biki? Uyu mugabo yaje yirukanka asatira abana be. Uyu mugore nawe aravuga ati ndabigenza nte? Tiyewe ndabigenza nte? Ubwo arebye guca ababonye undi muntu ku ruhande, aravuga ati wawu. Barakwereka wa mugabo nawe yaje kureba abo bana, arababwira ati mwabana mwe muri mu biki? Barinje baramwereka bati reba Carolina, twari dushaka kugira ngo tukwereke ko ari kugutuburira. Barakura ngo Carolina. Uyu mugabo aravuga ati ibyo muri kuvuga ntabwo ndi kubyumva mwabana mwe. Arebye hirya no hino aravuga ati si Carolina yaba ari kuntuburira ate? Uyu mugabo nawe arangije yicomeka amazi ngo yambuke arebe ibyo bari kuvuga kuri Carolina. Abana basigara ahangaha bari kuvuga ati yewe data yabibonaga. Barakwereka Carolina ako kanya hari umugore yabonye afite indi purati imeze nk'iye, arangije aza kuyimukuramo ndetse arangije ahita amuhirika no mu mazi. Nyagasani, arangije aravuga ati ikibazo cya mbere ndagikemuye. Agaruka hahandi aravuga ati kuciye ndeco ndabigenza nte? Barakwereka aba bana baje bamusatira bari kumubwira bati aka kanya dati agiye kubona ukuri kose, agiye kukumenya. Uyu mugore yahise abarakarira, baravuga ati tugiye kubyereka data, ukurikire filime witonze. Uyu mugore yahise abaka kino gitambaro arongera agicira ku nda. Ubwo na se yari ari kwegera aho ngaho. Nyagasani, uyu mugore yari umutubuzi, maze umugabo ubwo yamugeze atangira kumubaza ati ibyo nari ndi kumva ni ibiki aba bana bari kumbwira? Uyu mugore aravuga ati se hari ibintu bari bari kukubwira? Uyu mugabo abaza aba bana ati n'ibiki mwere muri kumbwira? Maze ubu aba bana baravuga bati twe turi kukwereka ko ari kugutuburira. Ibyo bisatsi afite ntabwo ari imisatsi ye rwose, ndetse n'iyinda ni wotameloni. Maze uyu mugore aravuga ati aba bana bari kuvuga ntago nzi byari byo, ati tubihorere. Aravuga ati mwabana mwe muje muraniye aho mweretswe, ati yuko ibintu muri kuvuga ntago nzi byari byo rwose, ati kandi aba bana bawe bakomeza kujya bamenyera. Maze uyu mugabo abwira aba bana ati mwe kuja muramenyera umugore wanjye. Abana baravuga ati papa, ibyo twe tugiye kukwereka aribyo twe tugiye kukwereka. Aba bana basigaye hano bababaye, umugore n'umugabo bahita bigendera. Aba bana baravuga ati si dukora iki? Maze uyu mukobwa aravuga ati niba birabyanze reka dukore purani B. Uyu mukobwa hari ako yamwongoreye, ukurikire filime witonze. Aba bana bakibona yuko umukase ari kubatuburira, nibwo bahise batangira kwiga ingamba yo gufata ukuntu bamufatisha kuri se. Barakwereka bamwe hano, umwe yaje kuzirika imisatsi ayizirika ku cuma cari kiri hano, maze undi nawe aza gusatura aka kenda kari gatwikiye ku nda. Aba bana barangije baza ahangaha baravuga ati reka duhamagare dadi. Abana batangira guhamagara, gusa bakimara guhamagara uyu mugore yahise akanguka, arangije
abona uko yasinziye bimeze ntabwo ariko akimeze, abona umusatsi wamuvuyeho ndetse n'inda byarabuye, maze aba bana bagumya guhamagara papa wabo. Uyu mugore atangira kubabaza ati mwabyana mwe muranzonze, ariko babwira ati muzibe mureke kumuhamagara. Uyu mugore arebye hirya no hino abona umusatsi we wafashwe ku ntebe, nyagasani gusa twe tuzi yuko bawuziritse. Uyu mugore arebye abona umusatsi uraziritse, aba bana bakomeza guhamagara dadi, bakomeza guhamagara papa wabo, bari kumubwira ati papa va urebe. Gusa uyu mugore yarongeye yisubiza ku murongo, nyagasani abana bagumye guhamagara papa, barakwereka ako kanya papa wabo yahise ahagera, nyagasani gusa ahageze ibyo bashakaga kumwereka birangiye, maze aza ari kubabaza ati muri kumpamagarira iki? Maze uyu mwana umwe w'umuhungu aramubwira ati papa n'ubundi twe turi kugira ngo tukwereke ku kibazo tumaze iminsi turi kukubwira. Ati nubwo umugore wawe ahora akubwira ko atwite, ati ariko ntago atwite. Barakwereka uyu mugore yaravuze ati aba bana baranzonze, maze uyu mwana w'umukobwa aravuga ati papa ahora kubesha ngo aratwite, ati gusa akenyereye kuri watermelon. Ubwo uyu mugore yatangiye kubabara, atangira kwitatsa nk'umuntu wese ugize ikibazo, atangira gutaka. Uyu mugabo aramubaza tubaye iki, maze uyu mugore aravuga ati ndi kubabara mu nda, ati ndiri kunjya. Maze uyu mugore aravuga ati tugende kwa muganga. Uyu mugabo aramubwira ati tugende, maze aba bana batangira kumubwira ati papa nta nda afite ari kugutuburira, atari kukubesha. Maze aba bana baravuga ati kandi nanone ati birapfuye. Barakwereka uyu mugabo ari kugenda, bageze hano mu nzira uyu mugore aramubwira ati kandi n'ibiriya byana byawe bihora bibitera, ati genda ushaka ukuntu wanzanira amazi ndetse n'imyenda, ati nta muntu ujya ku bitaro nta myenda afite, ati wasanga ari inda yanjye igiye kuvamo. Maze uyu mugabo aravuga ati mugore wanjye ndagukunda kandi nizeye yuko ibi bintu bitabaho, ati iyi nda ntabwo yavamo. Maze uyu mugore aravuga ati ndakubwiye ariko genda, ndakubwiye genda wa mugabo we, ati cyangwa nawe uhanye n'abana bawe, nyagasani. Uyu mugore ararakara aramubwira ati mva mu maso ugende niba udashaka no kuja kubizana. Maze uyu mugabo aravuga ati reka niyeranje ndebe niba ndabizana. Maze umugore aramubwira ati irukanke, ati hute rwose maze ubinzanire. Umugabo yahise yirukanka, ageze kure akimara kugenda uyu mugore ahita aba muzima, nyagasani. Uyu mugore ni umutubuzi. Kurikira filime witonze uraza gusobanukirwa, ndetse niba ari ubwa mbere wagera no ku uyu muyoboro ndakwinginze kugira ngo ukande subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi umunsi ku wundi. Ubwo uyu mugore yahise akuramo watermelon ayishyira hasi, aravuga ati ahwi, ati ubwo uyu munsi ntabwo ndarorokotse, yo ati ndarokotse, ati gusa bari abana baranzonze. Abana bageze hano ageze hano abana bahita bahagera, baramubwira ati wari uzi yuko rero uducitse. Barakwereka abana bose baterura watermelon, baravuga ati uko byagenda kose papa azamenya ukuri, ukurikire. Maze baravuga ati rwose papa azamenya ukuri. Uyu mugore arababwira ati mwabyanamwe, ati mushaka kugira ngo nzabice? Ahita ababwira ati muzane iyo watermelon. Barakwereka barayigwaniye, watermelon barayigwanira. Aba bana na mukase barifatanyije, umugore ayiterura maze ayirenza hejuru, ihita yikubita hasi, ihita imeneka. Aravuga ati ibi ni ikibimbayeho, gusa abana bo bahise babyishimira, nyagasani ukurikire. Maze uyu mugore atangira kuvuga ati ubwo mushimishijwe n'iki? Aba bana basigaye bari guseka, baravuga ati reka turebe icyari buze gushira kuri iranda ye. Abana rwose bari babyishimiye. Barakwereka umugabo nawe ari hano ari kugaruka, ari kuvuga ati ibyo ngiye kwenda ntago ari ngombwa, icyangombwa ni ukugeza umugore ku bitaro. Ubwo uyu mugabo yese yigira iyo nama ahita agaruka. Arangije uyu mugore amaze kumubona ahita afata bya bimene bya watermelon, ahita atangira kubishira muri bogisa mu byo yari yambaye. Nyagasani uyu mugore ntabwo yiyoroheje we. Ubwo uyu mugore yese abifata nkaho
inda yamurembeje, arangije arapfukama atangira kongera kurira. Aba bana babonye nacyo batangiye gutsindwa. Uyu mugabo aza ari gutuka aba bana ari kubabwira ati mwa binyendaro mwe muri gukora iki hano ngaha. Aba bana baravuga ati nta kintu dukoze, ati gusa Watermelon yari akinyereyeho yari imenetse. Aba bana baramubwira bati papa, ibintu duhora tukubwira ukaduca amazi ibyo bintu ni ukuri, ati Watermelon niyo aba akinyereyeho. Maze uyu mugore aravuga ati bankubise Watermelon kunda, ati none biri kubabara. Aba bana bahita bavuga ati ye ataratubesheye, ibyo bintu ntabyo dukoze, ndetse bavugira rimwe. Maze uyu mugabo ahita avuga ati mwabyanamwe mube muretse ntimwongere kunkurikira. Uyu mugabo aterura umugore aravuga ati tugende kwa muganga. Nyagasani, uyu mugore ni indi manganyi, ni umutubuzi, kandi hari abagore bameze nk'ababura bakibaho kuri iyi si. Uyu mugabo aravuga ati twihutire kujya kwa muganga, tugende rwose. Wa muntu uri kureba iyi filime biragoye ko wazongera kubona agasobanuro nk'aka ngaka udakanze subscribe, ndetse nkwibutsa gukanda share kumwe na comment. Maze uyu mugabo aravuga ati tugende. Aba bana baravuga ati n'ubundi birapfuye, atasye ati se tuziruka tuzageza ryari turi kubwira papa ukuri akanga kutwumva. Urakwereka feri ya mbere kwa muganga. Uyu mugore yari yageze kwa muganga, muganga ari kumuhumuriza, ari kumubwira ati madamu mera neza biraza kubaho. Aravuga ati reka nze ngusuzume ndebe ikibazo wagize, ukurikire filime. Uyu mugore agiye kumusuzuma, maze uyu muganga agiye kumusuzuma, uyu mugore aramubuza, aramubwira ati iburetse, ati buretse. Maze arabwira umugabo ati mugabo wanjye, ati ndashaka akaji ko kunywa, ati gose genda ungurira akantu ko kunywa ndagakeneye cyane. Uyu mugabo aravuga ati niba ari ibyo ushaka, ati nta kibazo rwose, reka mbikore. Ubwo uyu mugore aravuga ati ikintu nanga nuko nkubwiraga ibintu aho kubikora ukabanza wirindiza ukurikire filime witonze. Maze muganga abwira uyu mugore ati wa mugabo, abwira uyu mugabo ati wa mugabo we, ati niba umugore akubwiye ikintu, iyo umugore yagutumye ikintu genda ugikore vuba vuba, wenda wanasanga aricyo kibazo afite, wasanga yayirarikiye fanta, ukurikire. Ubwo uyu mugabo ahita agenda, umuganga nawe arangije ahita ashira ibyuma bye mu matwi, atangira kuza gusuzuma uyu muganga. Maze uyu mugore ahita amubwira ati muganga nawe urasetsa, ati se ubu ngubu uri kubona naba ndwaye, ukurikire filime witonze. Maze muganga aramubwira ati si none ikibazo waba ufite ni ikihe. Maze barakwereka ba bana nabo bari aha ngaha, bari gufotora. Nyagasani, bari munsi y'igitanda. Aba bana nabo baramuzonze, baravuze bati nzakura buri kimwe. Ubwo uyu mugore ahita avuga ati uri kubona naba ntwite, ati ni imitwe nigiye umugabo mwana, ati ndakeka iki gihe abagabo barabuze, ubu ngubu rero utaramwigiye imitwe ntabwo waza kumubona. Arangije aravuga ati nagiye niyoberanya ku bintu byinshi kugira ngo nze gushitura uriya mugabo, ati namubeshe ko ntwite. Maze uyu mugore aramubwira ati si none ibi bintu urabona amaherezo azaba yahe. Maze uyu mugore aravuga ati umva muganga ndaka. Uyu mugore ni Isadunda aramubwira ati uri kubona nzabura ikintu mubeshe. Aramubwira ati ubu purani mfite, ngiye kuza, namara kuza mubwire yuko inda yavuyemo. Nyagasani, kandi mubwire yuko ari biriya byana bye byabashije gutuma ivamo. Uyu muganga yarumiwe. Uyu mugore aravuga ati ninza kubesha umugabo yuko inda yavuyemo, nta kindi kintu ari buze gukurikizaho. Aba bana nabo barabyumvise, barumirwa, baratangara, ndetse n'uyu muganga. Maze uyu muganga aramubaza ati si none mugore shimye kuri kubipanga. Aramubwira ati uzi neza ko bizaguhira, ati naza kugufata, ati bizaba bibi. Maze uyu mugore Carolina aravuga ati umugabo wanjye ikintu cyose mubwiye aranyumva.
buri kimwe cyose mubwiye aranyumva. Ati muganga wowe tuza, ibi ngibi nitubimubwira araza kubyumva. Ati ahubwo wowe bimfashemo nzagutama akantu, ninsohoka mu ibi bitaro nzakugurira akantu rwose, kandi nzaguha ishimwe, nawe uzabyumva. Ubwo ukurikire. Uyu mugore yahise acudikana muganga aramubwira ati nta mpamvu yo kutabigufashamo, ati kuko n'ubundi kubigufashamo nta gihombo ndi buze kubigiriramo, kandi no kutabigufashamo nta nyungu ndi buze kuba mbifitemo. Nyagasani ukurikire. Ubwo ntibwatinze barakwereka umugabo ari muri saro, yari ategerereje muri saro. Muganga n'umugwayi we n'umugore we Carolina bavayo, maze umuganga aramubwira ati mugabo nimwihangane, ati ntabwo twabashe gutabara ubuzima bw'umwana wanyu. Ubwo uyu mugore ni nako ari kwiriza amarira, ndetse amarira ari kwiriza y'uburyarya, nawe uri kubibona. Uyu muganga aravuga ati mwihangane, ntabwo twabashe gutabara umwana wanyu, ati ariko nubwo bigoye kubyakira, ati rwose mwihangane wowe na madamu wawe, ati mwagize ibyago inda yavuyemo, mwahageze mukerewe rwose. Nyagasani muganga aravuga ati nimuze kunyihanganira, aravuga ati wa mugabo we muze kwihangana, ati bibaho, ni ukuri kw'Imana, ati akenshi na kenshi bibaho yuko umuntu iyo ageze mu gihe nk'iki ngiki umwana aba ari kwigaragambya mu nda, ati rwose maze bikarangira inda ibashije no kuvamo. Ati ahubwo ikindi gihe nimuzagira muzihutire kuza kwa muganga, kuza ku gipimo. Uyu mugore niko ari kwitakishwa, ari kuvuga ati mugabo wanjye, ati ndagukunda, ati kandi ndakwinginze umbabarire, ati nta ruhare nabigizemo, ati byose byatewe n'abana bawe. Nyagasani uyu mugore atangira kubwira uyu mugabo ati byose byatewe n'abana bawe, maze uyu mugabo aravuga ati byose ngiye kubikurikirana ku murongo. Ubwo ako kanya barakwereka ba bana bavuyeyo, maze baravuga ati papa, bati uyu mugore wawe ntabwo yigeze atwita, ari kukubesha. Barakwereka uyu mugabo yavuye yababaye, atangira kubwira aba bana ati mwabyana mwe, ati guhera aka kanya, ati ndabirukanye mu rugo rwanjye, ati mushaka ahandi hantu muja kwangarira, ati nimuzongere kugaruka mu rugo rwanjye. Ubwo uyu mugabo ari gutoteza abana be, uyu mugore we byari kumushimisha, maze uyu mugabo aravuga ati mwabyana mwe, kubera ko umugore wanjye mutigeze mumuha amahoro, icyo kintu nicyo cyonyine ngiye kubaziza. Maze uyu mwana w'umuhungu aramubwira ati ariko papa, twakubwiraga ibintu by'ukuri, ati nimutoke mugende. Maze barakwereka umugore akabyishimira, aka kana gahita kamubwira ati nubwo twirukanye, atariko fata ikimenyetso nibura wenda uze kutwizera bwa rimwe. Ubwo abana bamuhereza telefone bahita bigendera. Nyagasani uyu mugabo atangira kureba byose ukuntu byagenze, atangira kureba ukuntu uyu mugore ndetse na muganga bose bafatanyije kumutuburira. Uyu mugabo niko ari kubyitegereza. Uyu mugabo abyitegereje bahise badusubiza inyuma ahahise. Reka bakwereke abana bari muri salo banezerewe rwose bari gukina. Uri kubona bari gukina bya bipirizo by'abana bakunda kuba bari gukina mu nzu, bagiye kumva bumva mukase ari kwinjira mu nzu. Aba bana mukasi yaje guhamagara ati sheri mugabo wanjye. Aba bana bahita bavuga ati reka twihishe turebe ikintu mukadata agiye gukora. Aba bana bahise baza bihisha ku rupupe ruri hano. Barakwereka ako kanya mukase nawe yahise yinjira mu nzu. Afite uri kubona yuko atwita. Aba bana bari bazi ngo mukase aratwite, ariko bagiye kutwereka ukuntu aba bana babimenyeje ko ari Watermelon aba yakinze kunda. Uyu mugore yaje ari guhamagara umugabo we, gusa akimara kumubura yahise aseka aravuga ati ati nari maze kunanirwa, ati iki Watermelon rwose kiba kiri kunda cyari kimaze kundambira, ati kubera ko buriya ngize n'amahirwe ngeze hano nsanga ntawe uriyo. Ubwo aba bana niko bari kumwumva. Nyagasani barakwereka uyu mugore yahise akura Watermelon kunda aho aba yayizirikiye, ntabwo azi yuko aba bana bari muri salo. Nyagasani aravuga ati ati nduhutse umuzigo, ati ugugu bari umuzigo, ati ibi bintu nanjye ntabwo biba binyoroheye. Barakwereka yahise akuramo n'ibisatsi, kandi nabyo bari bazi ko ari umusatsi we. Aba bana batangiye gutangara.
uyu mugore aravuga ati ariko igihe azamfatira ati ubanza bitazagenda neza, ubanza bitazoroha. Ahita avuga ati ariko ntago azamfata. Ahita atangira guseka. Nyagasani, ubwo badusubije inyuma uko aba bana batangiye kubona yuko mukasi yabatuburiye, maze uyu mugore aravuga ati nizeye neza yuko umugabo wanjye ntabwo azigera abimenya mpaka kugeza igihe azanterera inda maze nkabyara umwana we. Ati ariko nanga niyo atantera inda rwose, ati ntabwo niyo ntabyarana nawe, ati uriya ntabwo ari umugabo nabyarana nawe, ati uriya ni akagabo k'amafuti kari aha ngaha, kandi uriya mugabo ni papa w'aba bana. Maze uyu mugore aravuga ati ariko reka ndeke kuzirara kugira ngo atazamfata, kuko amfashe byaba bibi, ntabwo byaza kugenda neza. Uyu mugore aranceta aseka aravuga ati rwose uyu mugabo naramutuburiye, naramuhamije, ati ntawe azi yuko yashatse umugore muzima, ati ntabwo azi yuko ndi Sireyi yigendera. Ubwo uyu mugore ibyo yari ari kuvuga ati aba bana bose byose bari kubyumva, ariko nta na kimwe yari azi, ntabwo yari azi ko bari kubyumva. Uyu mugore arangije arahaguruka aragenda. Agiye kugenda aravuga ati ariko ndamutse ngiye bagasanga iwotameloni iri hano, navuga ko yageze hano gute? Aravuga ati rero reka nshaka ikintu nakora. Ubwo uyu mugore yahise afata ya wotameloni aragenda aravuga ati reka mbibike bataza kubisanga hano kandi bazi yuko ntwite, maze nkavuga iyo nabikuye burakwereka ba bana bahise bavayo. Ukurikire filime witonze. Aba bana bahise bavayo, barangije baraza baravuga ati biriya bintu urabyumvise? Aba bana bahise baje inama nk'abaryi b'imbuto, baravuga bati rero reka tuje inama dushaka ukuntu twazagaragariza papa ukuri. Ukurikire filime witonze. Maze uyu nguyu agiye kugenda, uyu aramufata, uyu mutoya. Aba bana bombi bari bazi ubwenge, baravuga bati rero reka tuzashaka ukuntu dadi twazamwereka ukuri kose ko ibintu biba biri kubera hano. Ubwo aba bana nibwo bigiriye inama yo kuvuga bati rero ubwo ngubwo tugiye kubikurikiza gutya. Uyu mugabo yarakireba filime, Nyagasani yarakireba ukuntu aba bantu bari kumutuburira. Maze uyu mugore batangira kumubwira ati mugabo wanjye ibyo ngibyo ibyo byirengagize, bifate nkaho nta kintu cyabaye rwose, kandi ibyo ngibyo bifate nkaho utabibonye. Nyagasani, uyu mugabo yitegereje uyu mugore we, uburakari bwaramwishe, arangije ahera ku musatsi. Ukurikire uyu mugabo yahise aza afata uyu musatsi ahita awumukuramo. Umugore ati oya ntibishoboka mugabo wanjye, ati byihorere. Uyu mugabo yarababaye, umujinya gwaramufashe, maze uyu mugore atangira kumubwira ati mugabo wanjye ntabwo wahinduka mu kanya gatoya. Gusa umugore yari afite uburakari, nako uyu mugabo maze ahita abwira umugore ati wa mugore we ntinzongere kukubona mu maso yanjye, ati kuko nindamuka nkubonye, nindamuka nongeye kukubona mu maso yanjye bizaba bibi. Nyagasani, ati utinyuke uvuge ngo nje ndi umugabo w'amafuti. Nyagasani, utinyuke uvuge ngo ntabwo wabyarana nanjye, utinyuke ntuburire iki gihe cyose. Nyagasani, uyu mugore aravuga ati ndakwinginze mbabarira, ariko nawe uri umugabo ukabona ibi bintu sinzi ukuntu wabyitwaramo. Uyu mugabo aravuga ati oya ntabwo bishoboka rwose. Arangije aza kubwira muganga ati muganga nawe wize koko? Abwira muganga ati nawe wize, utinyuke ufatanye n'umugore wanjye kumbesha, ufatanye n'umugore wanjye kuntuburira. Uyu mugabo yaragiye, gusa yagiye ababaye. Nyagasani, uyu mugabo yagiye ababaye. Aba ngaba bifata ku gahanga. Uyu muganga aravuga ati wa mugore we nari nakubwiye, ati nari nakubwiye rwose, ati none reba ibyo wari wapanze byose birapfuye. Maze uyu mugore aravuga ati nubwo bipfuye ariko nari nagerageje. Barakwereka abana bari kugenda bihebye, dadi yari yabirukanye mu rugo disi bari no kurira. Uyu mugabo ahita avuga ati bana banjye, maze aka kana gato karavuga ati papa, ati watwirukanye, ati gusa ndakeka ibyo nakubwiraga byari ukuri. Yo, uyu mugabo yaje gufata abana be ndetse arangije aca bugufi arapfukama aza gusaba abana b'imbabazi. Arabwira ati bana banjye mwembi ndabakunda,
atari ko gusa mbere ya byose mbanje kubasaba imbabazi kubera ko ntabateze amatwi ngo mbumve ahubwo nkabatesha agaciro kandi mwarambwiraga ibintu bya nyabyo muri kumva abana banjye ndabinginze rwose nimumbabarire. Aba bana baravuga ati dadi twebwe icya mbere ni uko waba twakubwiye ukuri ukatwumva maze ukaza kutwumvira. Aba bana baravuga bati naho ubundi nta kibazo rwose, ati niba warangije kumenya ukuri ariko twebwe twakubwiraga ukuri kwa nyako. Uyu mugabo aravuga ati mwa bana banjye mwe ibyo mwambwiraga byose narangije kubona yuko ari ukuri kandi abashimiye ku byo mwambwiraga. Aba bana bariyunze ndetse biyunga na se, Isirayeli yamaze kumenya ukuri kose. Nyagasani yo disi aka gafilime kari keza nanjye karangiye ntabishaka, gusa ndagushimiye wowe twabanye mugasobanuye ko uyu munsi kugeza ubwo tubashe kugasozanya. Imana iguhereza umugisha utagabanyije, ndetse ahandi hantu wasanga agasobanuye nk'aka ngaka ni kuri Umusemburo Films, kuri YouTube bita Umusemburo Films, ndetse no kuri My Life. Tuzahore mu gasobanuye k'ubutaha. Ndabakunda cyane, muzagire ibihe byiza. Ciao ciao.